uramenya ko ntari uwawe, uramenya yibwire wandwara, uramenya ko ntari uwawe, wabukene, wabukene, uramenya ko ntari uwawe, tunabone nabonye nawe uboniza mu byose. Haleluya. Mugihagaze mwese haleluya. Reka mbasabe abantu bose bageze hano mu nzu y'Imana bazamure ibiganza, abasore, abakobwa, abamama, tuzamure n'ibiganza byacu twese turamye Imana. Ibiganza byacu bikiri hejuru, reka nkora akajeste gatoya. Reka mpamagare Christian aze hano gatoya, gato cyane. Christian, karibu hano, karibu. Mbere yuko dutangira ijambo, reka musabe, hari indirimbo tugira ngo dufashe kuramya mu Imana imwe yonyine gusa. Haleluya. Ivuga ngo ndi hano ku birenge byawe. Haleluya. Nyotewe no kukumva no kukubona. Haleluya. Christian, ndakwakiriye, Imana igumugisha. Haleluya. Haleluya. Imana umugisha. Kozi w'Imana arantunga ariko Imana iri hagati muri twe. Haleluya. Reka tube hamwe twese mwami turagushima. Turagushima kuri Alpha na Omega, turagushima kuri itangiriro n'iherezo. Tugushima kuri hagati muri twe. Hano ubirenge byawe yotewe shaka kukumva umbwira kandi unganiriza nkunda cyane bino bihe byanjye nawe nkunda cyane uyu mwanya uramahoro yanjye ubutunzi bukomeye banarakumenye n'ubundi nagiriwe Yesu urampagije amahoro uramahoro yanjye ubutunzi bukomeye
Zamrekani Yesu wanjye ni wowe nkeneye ni wowe nkeneye Yesu we ni wowe nyotewe ni wowe nyotewe Yesu we Yesu ayo mashina yawe mwami Mana tugushize hejuru tugukomera amashyi izo mpundu nizawe ayo mashina yawe aho icyubahiro mwami muri restoration tugushize hejuru abakobwa abasore abagabo abagore abana bato abasaza abakecuru ayo mashyi izo mpundu shima Yesu wawe icyubahiro uraduhagije nta na kimwe twakuburana uraduhagije muri byose kuva tuvutse kugera tugeze iwawe uraduhagije nta gapu iri mu buzima bwacu tuzuyemo kugirwa neza tuzuyemo imigisha yawe tuzuyemo gukomera kwawe tuzuyemo imbaraga zawe niyo mpamvu tumushimiye uhimbazwe mu izina rya Yesu Kristo amen. Mwicarire Imana ibumugisha. Reka tujye mu ijambo ry'Imana witwereke nk'umuremyi uretse muri Zion Temple kuko babivuze koko Imana yahisemo kugira ngo nze kubaganiriza ijambo ry'Imana uyu munsi ntabwo ari amahitamo yanjye nta nubwo ari amahitamo y'umuntu runaka ahubwo ni ubushake bw'Imana. Niyo mpamvu ngira ngo mufungure imitima yanyu. Haleluya 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 kugira ngo muze kubasha kumva icyo Imana ivuga. Dufite teme ivuga ngo sinzi niba bayigaragazaho hariya gatoya iri mu Befeso ibice 3 umurongo wa 12 ivuga ngo how can we act like Jesus, ni gute twakora nka Yesu. Haleluya, ni gute twakora nka Yesu. Tugeze mu gihe gisa naho gikomeye ku itorero rya Kristo. Iyo ukurikiye amateka y'isi uko yabayeho, uko umuntu wa mbere yabayeho, uko Imana yaremye Adamu ikamuremera Eva muri Edeni, bakabamo bakaza gukosa bakivana mu bwiza bw'Imana, ibyo bikavaho hakazaho igihe cy'abami bagategeka bakima, ingoma zabo zikavaho, hakaza noneho undi mwami ukomeye ari we Yesu Kristo wacunguye isi yose, ndetse ari ababayeho n'abariho n'abazabaho. Tubona harabaye imirimo myinshi itangaje ikomeye, ariko ku itorero haracyarimo ibibazo bikomeye ku bantu b'Imana. Uyu mugoroba rero tugiye kuganira eske ni gute twabasha guhandoringa ibyo bibazo nk'itorero, ko ari twe Kristo yasize yasubiye mu ijuru, atakiri mu isi, ntabwo akiri Nazareti, ntabwo ari Getsemani, ntabwo akiri kwa Yosefu na Mariya, ntabwo akiri mu butayu kwigisha abantu, ntabwo akiri gukora ibitangaza, ntabwo akiri gutubura imigati. Yaragiye yasubiye mu ijuru kwasi kuko yarangije misiyo ye. Kandi natwe turi mu rugendo. Ubuzima bw'uyu munsi dufite, umuntu arama igihe gitoya ubundi agataha akajya iwabo kwa data ya twese. Ariko se mu gihe tukiri mu isi ni gute twakora inshingano Kristo yaduhaye? Iyo umuntu avutse yisanga mu bintu byinshi bitandukanye. Hari ibyo ababwirwa n'abantu, hari ibyo yigishwa n'ababyeyi, hari ibyo yigishwa n'abarimu ku ishuri, hari ubwenge avoma hanze haca. Burya hari ibintu umuntu atigishwa n'umuntu akabyigishwa n'isi cyangwa se n'imyaka agezemo. Umuntu w'imyaka 10 burya afite uko yitwara, uw'imyaka 20 agira uko yitwara. Imyaka umuntu ageze igihe nimwigisha ko agomba kubana n'abantu. Ariko se imyaka ugezeho nanjye ngezeho muri Kristo Yesu uyu munsi, ni gute twayibyaza umusaruro? Ntabwo Kristo yaducunguye kugira ngo nitumara gucungurwa tuzezwe twambara ukwera kw'Imana, nitumara kwambara ukwera kw'Imana tugende tujye mu ijuru. Yaduhaye misiyo, yaduhaye umurimo ukomeye. Yarasenze muri Yohana ibice 17 aravuga ngo data dore ndagarutse nje kuri wowe
ntabwo naguma mu isi kandi kuko icyo wari wantumye mu isi naragikoze, abo wamaye kurinda narabarinze, ubutumwa wamaye kubaha narabubahaye, nagaragaje ibimenyetso n'ibitangaza muri bo, namaranye nabo imyaka 3 mbigisha, ndetse nkiri n'umwana mu myaka 10 nahuraga n'abakoresha bikora abafarisayo abago bakomeye nkababwira iby'ubwami bw'Imana. Ndangije misiyo yanjye ku myaka 33 ndaje, ariko kandi ngira guhereke abo wamaye, dore ngaba bose ngo nta numwe wabuzemo uretse umwana wo kurimbuka, uwo niwe natakaje, utarika abandi bo bakwiriye ubugingo bose ndabaguha, ngo kandi iki ngo mbahaye n'ijambo wamaye. Kuki Yesu yakoze handover agafata ijambo Imana yamuhaye akariduhereza? Kwari ukugira ngo mu gihe nk'iki ngiki ibyo atazaba arimo gukora twebwe tuzabikore. Niyo mpamvu dufite teme ivuga ngo ni gute twakora nka Kristo, how can we act like Jesus? Yesu we yaravuze ngo no, sinshaka kubaminimiza ngo mbashyire hasi, nimunyizera umwuka ndimo mukawakira mukemera ijambo ryanjye. Yohana 14 guhera ku 10, 12, 13, mukemera ijambo ryanjye, mukemera kuba bigishwa banjye, ntabwo muzakora ibingana n'ibyo nakoze, ahubwo muzabirenza mugere hejuru. Arangije abwira abigishwa biwe amaje kuzuka, arababwira ngo nimugende muntegerereze mu cyumba cyo hejuru Yerusalemu, kugira ngo muzahabwe imbaraga. Igihe twabanaga nabatizaga imbaraga, najyaga mbatiza ku bwenge mukagira ibyo mumenye, nabarambigaga ikiganza mukirukana abadayimoni. Ariko igihe noneho ngireza, Bible ivuga ko mu cyumba cyo hejuru hari harimo abantu bagera muri 500. Baragenda barasenga, umunsi wa mbere ntibabona imbaraga z'umwuka wera, umunsi wa kabiri ntibazibona, umunsi wa gatatu ntibazibona, ngo barinda bagera ubwo bagera ku munsi wa 10. Ariko umunsi wa 10 wageze ngo hamaze kuvamo abantu 380 ngo basubiye mu ngo zabo. Kubera iki bari batashye? Nuko bari bategereje umufasha ntibamubona. Ngariko hagumamo abandi bantu 120 bazi ikintu bashaka, bazi impamvu baje gusenga, bazi n'uwavuze ijambo. Iyo uzi wakubwiye ijambo hari igihe bigufasha kuritindamo. Iyo uzi umuntu wavuganye nawe hari igihe bikorohera kumwizera. Impamvu kwizera Imana bitugora nuko tutazi uyu Imana yatubwiye, ariko umuntu uzi wamubwiye ntabwo ajya apfa kuva mu ndahiro yarahiye. Baravuga ngo twe ntabwo twava hanga, twahawe ijambo ariko dukeneye imbaraga. Turaba abagabo nubwo turi abagabo, twararobaga, twafataga amafi, twarigishaga, ariko ibyo ngibyo ntabwo byari bihagije. Dukeneye imbaraga ziruta izindi. Itorero ry'uyu munsi bene data turi kumwe ahangaha, dukeneye imbaraga ziruta izindi. Dukeneye imbaraga ziruta izindi, kandi imbaraga ziruta izindi dukeneye ntabwo tuzihabwa n'abantu, tuzihabwa n'Uwiteka. Haleluya, haleluya. Uyu munsi Afrika nibwo turi kugenda twiga ubutumwa bwiza. Ibihugu byose bya Afrika yagendeye mu kuramya ibigirwamana, igendera mu kuramya Imana gakondo. Ndetse n'uyu munsi wa none hariho amadini, ntabwo ari amatorero ugitorero rimwe rya Kristo, hariho amadini yizera muri iyo myumvire ya kera. U Rwanda rwasengaga Ryangombe na za Nyabingi, niyo Mana bizeraga, ntabwo ubutumwa bwigeze babumenya mu mizi. Ariko mbere yuko Afrika imenya ubutumwa, hari ibihugu byegeze kumenya ubutumwa mbere. Europe, Uburaya bwamenye ubutumwa, za Amerika zimenya ubutumwa. Abantu bamaze kumenya ubutumwa bwiza ngo batangira gukoreshwa n'Imana. Bavuga yuko abanditsi mu mwaka wa 300 nyuma Yesu Kristo amaze kujya mu ijuru, ngo Amerika yagize ububyutse buhambaye, ngo ku buryo umuntu wabaga afite akazi, ngo iyo yasibaga kujya mu materaniro, ngo byamenyekanaga ku kazi bakamuhagarika mu kazi. Ngiyo wasibaga kenshi kujya gusenga bakwirukanaga mu kazi. Iyo wajyaga ku kazi ku wa mbere, ku cyumweru utagiye gusenga, ku kazi ikintu cya mbere bakubazaga ntibakubwira ngo banza uterekashe nk'uko muri kino gihe ugenda ugatera igikumwe kugira ngo bigaragare yuko wahageze. Barabaza ngo kubera iki ejo utagiye gusenga. Itorero ryakoranaga na leta, rikorana n'abantu bafite business zabo ku giti cyabo cyihariye mu buryo buhambaye cyane. Amerika iragenda igira ububyutse bukomeye,
ibihugu by'Iburayi bigira ububyutse bikomeye, hahagurukamo abavugabutumwa bafite imbaraga n'umuriro byo kubwiriza abantu ubutumwa kandi bagahinduka. Muri icyo gihe harimo abagabo bamwe na bamwe bagiye bitanga bavuga ngo turashaka kubona Imana. Hari ubita John Fox, uyu mugabo yaratuye muri Amerika, noneho arangije aravuga ngo ngiye ndifuza kubona Imana, nintabona Imana ntabwo nzemera gukorera Imana. Arangije aragenda yiga ishuri rya teoloji, amaze kwiga ishuri rya teoloji aragenda ajya mu Buhinde, agenda nk'umumisiyoneri ajya kuvuga ubutumwa. Ageze mu Buhinde ngo abwiriza abantu ijambo ry'Imana, ngarika akajya abona ngo ntabwo baryumva, akabwiriza ubutumwa akabona ntabwo babwumva, akajya muri teoloji mu byo bagiye babigisha akabona ntabwo babyumva. Ngarangije afata inzira agaruka iwabo, afata amasengesho arasenga, aravuga ngo ese ni iki nakora Mana kugira ngo mbwirize ubutumwa buzana impact, kuko Bibiliya iravuga ngo bazarambika ibiganza ku barwayi bakire, abapfuye bazazuka, impumyi zizareba. Kandi ngiye mvuga ubutumwa niyagira impindukiza, niki nakora? Uyu mugabo ajya amasengesho iminsi 40, arasenga ahamagara Imana. Imana yaje aramubwira ngo uhaguruka, wajyanye teoloji ntabwo wajyanye Mwuka Wera, ndagira ngo usige ibitabo byawe bya teoloji ugende ujye kuvuga ijambo ryanjye, ugende uvuga amagambo yanjye, nge nzaza nkorere mu ijambo ryanjye. Ntihakenewe ubwenge bw'isi n'ubw'abarimu, hakenewe Umwuka w'Imana. Church, torero, u Rwanda dukeneye Umwuka w'Imana. Nta kindi kintu kizatuma Imana ivugwa mu Rwanda, ikavuga muri bino bihugu duturanye, ikavuga muri Afurika, nuko tuzuzura Umwuka Wera. Twamara kuzura Umwuka Wera, ibimenyetso bigendana n'abizeye bikagendana natwe, tukirukana indwara, tukagira igice n'igice bidutwara, tugakandagira inzoka na scorpion ntituzitinye. Iyo niyo misiyo yacu mu isi. Ntabwo twakijijwe gusa kugira ngo tujye mu ijuru. Kujya mu ijuru ni ikintu gito. Kujya mu ijuru ni ikintu gito cyane. Nta nubwo kuza kwa Kristo mu isi kwari ukugira ngo, ntabwo kuza kwari ukugira ngo tujyane mu ijuru, kwari ukugira ngo aduhindure nkawe, aduhuze n'Imana. Nitumara guhura n'Imana dutangire gukora nk'Imana. Yaravuze ngo ibyo wampaye byose nanjye nibyo nabahaye. Reka dusome rya jambo ryacu 3:12 Abefeso. Haravuga ngo muri we nimo duherwa ubushizi bw'amanga, ngo twegere Imana dushize ubwoba, tubiheshejwe nuko tumwizeye. Impamvu muri kino gihe itorero turimo kunyeganyega, ngiye nkunda kuvuga ku itorero, ni nabwo butumwa Imana yampaye. Ntabwo najya mu mateka yanjye kubw'iminota mike, ariko nibwo butumwa Imana yampaye. Impamvu mvuga itorero, mvuga umugeni wa Kristo, nuko agaciro k'umuntu si icyo yimariye, ahubwo n'icyo amariye abandi. Kuko dufite abantu benshi bakora ibintu bikomeye kubw'imiryango yabo, ugasanga umugabo yishyuriye abana b'amashuri neza, birigenda neza, ugasanga yubatse inzu yiwe ayibamo, ibyo ni byiza. Ariko umuhamagaro wacu si uko twubaka amazu tubamo, ahubwo nuko duturisha abantu mu mazu bagatura. Iyo utangiye kubaho nkawe, uba urimo kuminimirayizinga ubwami bw'Imana. Ubundi ntabwo Imana igira ngo tubeho nkatwe, igira ngo tubeho nkayo. Ntabwo Kristo yaje mu isi kwikorera, yaje gukorera abantu. Kwari kugira ngo abantu bamenye yuko Imana ifite urukundo, niko birivuga muri 16 Yohana. Urukundo ruhebuje byose, urukundo Data yadukunze rwatumye twitwa abana biwe, kandi niko turi. Paul warangije abivuga neza, aravuga ngo kandi n'ibyaremwe byose ngo bihora bifite amatsiko yo gutegereza guhishurwa kw'abo bantu bitiriwe izina ry'Uwiteka Imana. Kwitwa umukristo ni byiza, ariko gukora iby'ubukristo niyo target y'Imana ku buzima bwacu. Kuba nitwa umuvugabutumwa is not enough. Kuba nitwa prophet is not enough. Kuba witwa pastor nta kintu bisobanuye. Kuba witwa apostle nta kintu bisobanuye. Ahubwo ikintu apostle iryo zina rikora ni Imana ikeneye ku buzima bwawe. Niyo utakitwa iryo zina,
hari ubuzima bwagaragara kuri wowe abantu bakamenya Imana. Hari umugabo umwe witwa William Mariam Brahma. Uyu mugabo nawe yari umunyamerika, aramuvuga butumwa, afite ibitabo byinshi yanditse. Niwe watangije ishuri ryitwa Healing School. Yajyaga avuga ubutumwa, yamara kuvuga ubutumwa agakoranya abantu akabajyana iwe akabasengera. Yajyaga agira amazu menshi, ugasanga umudugudu wose wubatseho amazu urimo abantu baje barwaye bakeneye Imana. Akavuga ngo nta n'umwe uzava ahangaha atabonye Imana. Kino gihe tugera mu nzu y'Imana, umuntu agasanga mu itoro amaranye imyaka 10, amaranye imyaka 5 indwara, ngo sida ntikira, ngo kanseri ntikira, ngo diabete ntikira. Ariko si realite y'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rivuga yuko nta ntwaro n'imwe akira kuturwanya izagira ikidutwara. Mu yandi magambo, Satani yaguteza indwara ariko Imana yagukiza indwara. Satani yaguteza ubukene ariko Imana yaguteza ubukire. Satani yaguteza igisuzuguro ariko Imana yaguteza icyubahiro. Satani yaguteza kurira ariko Imana yaguteza guseka. Satani yaguteza kwiheba ariko Imana yaguteza kuririmba. Biravuga ngo tujye turirimbira umwami wacu mu mwuka tuvuga na zaburisha. Kubera iki? Iyo turi muri Kristo tuba turi ibyaremwe bishya. Iyo umuntu abaye icyaremwe gishya agomba gukora ibintu bishya, agomba kuvuga ibintu bishya, agomba kugenda nk'umuntu mushya, agomba guhagarara nk'umuntu mushya, abamwumva agomba kumwumva nk'umuntu mushya, abamwitegereza agomba kubona yarabaye mushya. Ntabwo misiyo y'Imana ari uko twitwa Imana gusa, nuko dukora iby'Imana. Haleluya, haleluya. Paul arangije ari muri gereza i Roma, afunze ku myaka 59. Arangije yandikira Timoteyo wa kabiri, arabwira ngo ariko umenye ko mu bihe bya nyuma bizaba bigoranye. Timoteyo wa kabiri 3. Ibihe bya nyuma bizaba bigoranye, abantu bazabikunda badakunda Imana, badakunda ababo, birarira. Ariko aravuga kuri 5 ngo abameze nkabo uzajya ubatera umugongo. Kubera iki? Hari icyavuzwe kuri wowe. Timoteyo yari yarabwiwe yuko azakorera Imana. Bene data uri hano, hari umuhamagaro kurimo, niyo mpamvu uri ahangaha. Hari icyo Imana yaguhamagariye. Hari umurwayi ugomba gukira ku bwawe. Hari umuntu uri hanze wahunze. Hari abantu bari mu bibazo bagukeneye. Igihugu kiragukeneye, Afurika iragukeneye, isi yose iragukeneye. Ntabwo tuvuga ubutumwa bw'ibyo kurya n'ibyo kunywa, ibyo biri cipu. Turavuga ubutumwa bw'ubwami bw'Imana, ubutumwa bukura imitwaro y'abantu, ubutumwa buvana abantu igisuzuguro, bukabahesha kwambara ishusho y'Imana, bugatuma twegera Imana dufite gushira amanga. Hallelujah. Benda gusoza. Paul arangije andika mu Efeso igice cya mbere 17. Aravuga ngo amaso y'imitima yanyu ahweze kugira ngo mubashe kumenya ibyo mwiringizwa niyabahamagaye, mumenye ubwinshi bw'imbaraga zayo, ubwihatwenge butagira akagero. Ngo kandi izo nizo yakoreye muri Kristo yuzura mu bapfuye. Imbaraga ziri muri wowe, imbaraga zitagira akagero. Nta limiti hari yazihagarika, nta muntu wazihagarika, nta ntwaro yazihagarika, nta jambo ryazihagarika, kubera yuko uri Imana mu isi. Imana ni Imana mu ijuru, uri Imana mu isi. Byahishwe 5 bakima ingoma mu isi, abami n'abatambyi bakima mu isi. Yesu ari mu isi, yimye mu isi, ariko ubu yimye mu ijuru, twe nitwe twimye mu isi. Niba warimye mu isi, you have to act like him. Arangije arandika Timoteyo wa kabiri 19. Aravuga ngo urufatiro rw'Uwiteka Imana ngo ruracyahagaze. Ngo kandi rwanditseho ijambo ngo Uwiteka Imana z'abantu we. Iyo uri umuntu w'Imana, uri umuntu w'Imana. Iyo uri umuntu w'Imana ukora ibintu by'ubumana. Iyo uri umuntu w'Imana uvuga ibintu by'ubumana. Iyo uri umuntu w'Imana hari ibyo utabwirizwa ahubwo ubigiriza abandi. Hari inyigisho utigishwa wigisha abandi. Hari impuguro udahuguzwa uhugurisha abandi. Icyo niyo mpamvu y'Imana ngari kuvuga izina ry'Uwiteka Imana ave mu bidatunganye. Bwira mugenzi wawe mu mukoro, mubwire ngo va uyu munsi, va. Mubwire ngo ugomba guhindura, ugomba kumuvinga. Ongera umubwire ngo ugomba kuva ahantu uri. Mubwire ngo ugomba kuva ahantu uri. Uyu munsi niyo sengesho turi busenge. Turasengesha ngivuga ngo papa, uyu munsi turashaka kugera ahantu tuva. Hallelujah. Hari ahantu tugomba kuva. Ntabwo nababwiye England neza. Hano muri England
Queen waho ngo akimara kubona imbaraga zakoraga muri John Knox ngo yahise kavuga ngo ntinyamasengesho ya John Knox ngo kurenza imbaraga z'intwari n'ingabo n'ibikoresho byabo bose muri kino gihugu. Mu yandi magambo ni uko avuga ngo ntinyimana ya Valence kurenza ingabo zose zikora mu gihugu cye n'ibikoresho zikoresha. Iyo Mwuka w'Imana yaje hari ibintu bidutinya, hari ibintu bidutinya. Aborozi bitubirikana barirukana, abapfumu bitudiringa nabo ntago tubabwira ngo why are you hurting me, why are you cursing me? No, urababwira ngo ngewe ndi hano ndi umucyo wawe kandi uri mu mwijima. You need the light. Kimeye ubuzima. Nge ndi hano ndi umunyu, wowe nta munyu uri mu buzima bwawe. Kimeye umunyu mu buzima bwawe. Hallelujah. Tugiye gusenga, tugiye guhamagara Imana kandi tugiye kubwira Imana ijambo rimwe. Tubwira Imana ngo uyu munsi ituvaneho umwuka wo gutinya, idoye gushira amanga, dukora umugambi wayo w'icyo yaduhamagariye. Bibiliya iravuga muri Yeremiya 29:12 ngo muzagenda mushaka mumbone, ngo nimushakishe umutima wanyu wose. Igihe tugezemo nakibabwiye, si icyo abantu bazi Imana gusa, ahubwo ni icyo abantu banakorera n'Imana. Kubura umukristo nabivuzeho cyane, ni byiza ariko renga kuri urwo rwego utangire gukora n'Imana. Turi kubona urubyiruko rwinshi ruri kwangirika kubera ibiyobyabwenge, ibyaha biri kwiyongera, ubusambanyi n'izindi ngeso zijyanye na kutumvira ababyeyi, kwigomeka, kudaca bugufi, kutubaha Imana, kutaganduka, kutigishwa, nibyo bintu birimo kugenda biganza. Ariko wowe nkawe wa musore uri hano, wa mukobwa uri nkaha, Yesu arifuza kurenga ku rwego rwo kwitwa iwe, ahubwo ugakora ibyo agomba gukora. Nugera mu ijuru azakubwira ngo kuki wabonaga ibibazo biri ruhande rwawe ntugire ikintu bikoraho kandi warumenye ko mbasha kubikora. Umugabo uri hano, umugore uri hano, ni byiza ko tugerageza gukorera ingo zacu, tukazitaho, tukita ku bana bacu, ariko ibyo ntibihagije. Ibyo ubwami bw'Imana biratwaranirwa, ugomba gushyiramo imbaraga. Ngo kandi intwara ntabwo zibijyamo gutyo gusa, hari icyo zishyura. Amerika nababwiye ngo uyu munsi ibihugu by'Iburaya birimo ibyaha, birimo intambara, birimo ibintu biteye ubwoba, barimo kugenda bakora amarozi atandukanye, bagakora ibisasu bitandukanye. Kubera iki? Kubera yuko batangiye kugerageza imbaraga z'umwana w'umuntu, kuko izi Imana ntabwo zigihari. Uyu munsi ugiye muri England usanga yarakonje, nta buzima bugihari. Abo bagabo bagiye bapfuka mu 1906 bakavuka muri 1912 bagakorera Imana, uyu munsi ntabwo bahari. Ariko Imana iragira ngo twe nk'Afrika, twe nk'Abanyarwanda dusubire kuko batuzaniye ubutumwa, baratwigisha, hari ibyo baduha, dusubira tubabwira ngo mwaduhaye ijambo nubwo mutari twigishije neza, ariko Mwuka rero dusobanuriye, dore namwe niribakize, dore namwe niribabesheho. Isi ikeneye imbaraga z'Imana, isi ikeneye ibitangaza by'Imana. Hari umugabo umwe witwa Idahosa Benson uhariya muri Nigeria yarapfuye. Uyu mugabo nawe yazanye ububyutse buhamba, yasomye Bibiliya, amaze gusoma Bibiliya abona ahantu ijambo ry'Imana rivuga ngo muzirukana indwara. Hariko jambo ryanditswe ibitabo byinshi cyane. Muzirukana abadayimoni, muzafata ikice ntacyo kizabatwara. Ngo arimo gusoma ayo magambo arangije aragenda asanga pasiteri we, aramubaza ngo pastor, ngo ibintu byanditsemo hano nawe warabibonye? Aravuga ati narabibonye. Utese warabyizeye? Ati nanjye narabyizeye. Utese byaragukoreye? Ndi mu rugendo ndashaka kugira ngo bizankorere. Arangije aravuga ati rero ngiye nangiye kurikira Imana, Imana yambwiye ko yampamagaye, ariko ndashaka kuyigerageza. Uti niba biriva ko tuzazura abapfuye, ndashaka kuzura. Idahosa arahaguruka ava mu rugo,
ajya muri karitsiye, agenda ashakisha ngo mwandangiye ahantu hari umuntu wapfuye. Ajya mu rugo rwa mbere asanga nta wapfuye, ajya mu rwa kabiri asanga nta wapfuye, ajya mu rwa gatatu asanga nta wapfuye. Aza kugenda agera ahantu asanga hari umwana wapfuye, barimo kurira, barimo kumuhambira mu byenda mu nzu. Aravuga uti mwe muretse guhambira umwana nahageze. Baravuga uti sije kumara icyo ahangaha ko yapfuye byarangiye nta nubwo agitera umutima. Aravuga uti niwe nashakaga, yaza kuba gishyushye byari kungora, ndagira ngo kunguka ameza bariko mumumpereza. Idawusi arangije arasenga umwana ntiyagira ikintu gihinduka. Aravuga uti bino bintu noneho biraza kunkora. Barahoze bamupfunya kugira ngo bawushingure, ndamubambuye ntabwo ari mu gukira, biragenda ngo arangije asoma Bibiliya neza asanga ngo hari aho Yesu yagiye agera akavuga ngo nimusohoke. Uyu munsi ugiye ibintu usohora mu buzima bwawe. Hari abantu bashobora gutuma ibitangaza by'Imana bitaba mu buzima bwawe. Hari abantu utindana nabo bakakubuza kubona Imana. Yesaya ibice 6 hava ngo umwaka Uziya yatanzemo ngo nibwo nabonye umwami Imana yicaye ku ntebe, mbona abamarayika, mbona abazima, mbona ibikoma, mbona abakuru, ngo numva n'ijwi rivuga ngo ninde natuma. Ngarangiza bavuga ngo ndahari nabari ngutuma. Hari ibintu bitatuma ijambo ry'Imana twizeye rikora ku buzima bwacu, bisaba ngo ubishire out of your life. Hari abantu batatubona Imana, hari imyumvire itatubona Imana, hari imyumvire itatubona Imana, hari inzozi zatuma utabona Imana. Ntabwo tuza mu Mana dushaka n'ibyo kwambara n'ibyo kurya, tuzamo dushaka ubuzima bw'ubuma, ukwera kw'Imana, holiness y'Imana, righteousness y'Imana. Icyo dukurikirana ini deep muri Kristo. Ntabwo dukurikira amafaranga, hoya amafaranga ni ikintu gitoya, amafaranga ni ibyondo ibyo tubigenderaho. Ntabwo dukurikira zahabu ziri mu butaka tugendaho kandi twahawe isi ngo tuyitegeke. Dukurikira ukwera kw'Imana. Idawusi arangije asohora abantu, arangije arasenga, arimo gusenga umwana arazuka. Yapfuye agize imyaka 58, yapfuye amaze kuzura abantu 8. Bapfuye bashizemo umwuka, bakongera bakagaruka mu buzima. Ndagira ngo dusenge. Biravuga ngo mu bihe bizaza nzasuka umwuka wanje ku bantu bose. Byakoze mu mwaka wa 17 ngo abahungu banyu bazagira amayerekwa. Ndagira ngo uyu munsi mugabo uri hano, umusore uri hano, dusabiyerekwa. You need a vision. The reason why you are fighting and you are losing many things because you don't have a vision. But when you have a vision, you don't fight, you work successful, you never fail. Ubuzima bwawe buri munsi ugumamo amashimwe, wari ufite testimony, buri gitondo ugomba kubyuka na testimony, evening ukaryama na testimony, uryamye mu nzozi uhamya bukaza ko muri mu nzimwe. Hallelujah, 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 hallelujah. Ndagira ngo duhamagare vision, duhamagare vision. Impamvu turi cooperatingira mu buzima bw'abandi bantu bikanga nta vision. Impamvu turi gutsindwa nta vision. Abashumba bataye vision yo gushaka gukora kw'Imana, barashaka amafaranga. Abantu uzi ntibajyanura kugira ngo abantu bamenye iby'ubwiru bw'Imana, barahanura visa, bahanura perime vraiment. Perime yakozwe n'umuntu, visite ngo kashina umuntu. Ibyo nibyo byazanye Imana misi. Ibyo nabyo n'ubupfu. Ntabwo Imana ari Imana itanga perime, ntabwo ari Imana itanga visa. Mu buzima ufite birayatubwira ngo ibyari bimwuzuye nibyo natwe yaduhaye. Ibipara kavuga mu Efeso 1:3 ngo Imana yaduhaye imigisha yose yo muri Kristo mu buryo bw'umwuka. Umugisha Imana yaguhaye ntukeneye undi mugisha mukuru wawe. Kristo ni mugisha muri wowe. Kristo ni brother w'imigisha mu buzima bwawe. Kristo ni wewe source y'imigisha mu buzima bwawe. Iyo wamumenye uwo mwami ukamwizera, ukamuha ubuzima bwawe, ukagendera mu ijambo rye, imigisha iraza. Tugiye guhamagara vision. Vision izahara abasore baza kubohoka. Ibyaha bimaze kuba byinshi, kwikinisha, ubusambanyi, ibiyobyabwenge. Leta yarananiwe, ibabahuzuye abana bakomeye
bize hanze bazi ubuhanga, njya kubwiriza mu bigo bya leta byigisha abantu bishwe n'ibiyobyabwenge, ugasangamo abana bakomeye b'abayobozi bakomeye ariko bishwe n'ibiyobyabwenge. Niki twakora ngo biveho? Imbaraga z'umwana w'umuntu zararangiye, hakeneye gusa imbaraga z'umwuka wera. Bireka avuga ngo abasore bazagira iyerekwa ariko abakobwa bazahanura. Bashiki bacu bamama muri hano, hari ijambo ry'ubuhanuzi riri muri mwebwe, hari ijambo ry'ubuhanuzi Imana yarashyizemo, hari imbuto iri muri mwe itamumba. Iyo mbuto ni ubuzima. Iyo tuvuga ubuzima, ubuzima buraza. Iyo tuvuga icyubahiro, icyubahiro kiraza. Iyo tuvuga amahoro, amahoro araza. Igihugu cyacu gikeneye ubutsinzi. Ntabwo dushaka ko u Rwanda ruzajya rugira ibibazo n'u Burundi, rugira ibibazo na Kongo, rugira ibibazo na Uganda. U Rwanda ni umutima w'Imana. Ibihugu byose bigomba kuva mu buzima mu Rwanda. U Rwanda rwavuzweho n'Imana ubutsinzi. Niyo mpamvu mujya mubona ruterana rukavuga ngo habaye amasengesho y'abayobozi. Rurashaka guhembura igicaniro cya Kristo. Wowe uri mu Rwanda, wowe uri hano, menya kuri ubuzima mu gihugu. Dusaba Imana itanga iyerekwa. Ariko abasaza bazagira gute? Bazaruka. Tugiye gusenga. Umuntu wese uri hano umfashe dusenga Imana. Dusenga isengesho rito rivuga ngo Papa, we just want to act like you. Turashaka gukora nkawe. We want to act like you and more than you. Turashaka gukora ibirenze ibyo wakoze, kuko niryo sezerano waduhaye. Ntabwo Imana ijya yivuguruza. Bibiliya iravuga mu Baheburayo ibice 12 tugihagaze. Abaheburayo 12 umurongo wa 22 avuga ngo ahubwo mwegereye umusozi Yoni, ururembo rw'Imana ihoraho, ariko Yerusalemu yo mu ijuru, kandi mwegereye iteraniro ry'abamarayika batabarika n'itorero ry'abana b'imfura banditswe mu ijuru. Mwegereye n'Imana umucamanza wa bose n'imyuka y'abakiranutsi batunganijwe rwose. Umva iteraniro tugomba kugira mu Rwanda. I Rwanda rugomba kugira itorero ryegereye Imana, ryegereye Kristo, ryegereye abamarayika banesheje, batari babandi batsinze mu isezerano rya kera. Haba abamarayika bahumana, habona abamarayika bafite ukwera kw'Imana. Kandi twegereye n'ururembo rw'Imana, ariko Yerusalemu, ariko Siyoni. Nagira ngo uyu munsi useme uvuga ngo hari ururembo ngomba kwegera, uze kumuvinga n'amaguru yavuga ngo hari aho ngomba kuva, hari aho ngomba kwinjira. Ntabwo ubwami bw'Imana ari ukurya no kunywa. Hoya ni ugukora iby'ubwami bw'Imana. Bene data turi hano, tujya tuza tukaramya tugahimbaza. Ibyo ni byiza rwose, indirimbo ziraryoha, amayesiri araryoha, ariko ikintu kiryoha kurushaho ni uko imirimo y'ubwami bw'Imana igaragara mu buzima bwacu. Tugiye gukora iryo sengesho tuvuge ngo Papa, birashoboka ko mu gihe maze napfushije igihe cyanjye ubusa. Birashoboka ko hari abantu nimitse mu buzima bwanjye badakwiriye kubamo. Hari abantu haye amahirwe yo kunkunda cyangwa se yo gukunda, ariko batakwiriye bakanyangiriza ubuzima. Ariko uyu munsi ndabasohora mu buzima bwanjye. Kristo, ndaguha intebe y'umutima wanjye, ndaguha ubuzima bwanjye kugira ngo ubuturemo ubukoreremo. Restoration hagomba kugaragara Imana. Restoration bisobanuye kujya guhemburwa. Restoration hagomba kumvikana amashimwe y'abanesheje. Siyoni hagomba kumvikana ubuhamya bw'abaririmba indirimbo zo mu ijuru bakazirimo bakiri mu isi. U Rwanda rugomba kumvikana mu indirimbo z'abaramyi batuye mu mutima w'Imana, bagendera mu mutima w'Imana. Abo nibo dukeneye. Nagira ngo muzamure amajwi dusenge, ubwira Imana ngo Mana, ntabwo ndi uwo kwitwa amazina n'isi n'abantu. Ntabwo ndi Yabesi, ntabwo ndi Yabesi, no, ni umunyamugisha. Ngo Yabesi yarushaga bene icyubahiro, ariko amugera muri situwasiyo mbi. Aravuga ngo Mana Isirayeli, icyamuka umugisha wo rwose, ukagura imbago zanjye, ukuboko ukabana nanjye, ukandukana n'ibyago ntibimbabaze. Bikavuga ngo amakuba n'ibyago biba mu kiranutsi ngo biba byinshi, ariko Uwiteka yaje gukiza, amukiza muri byose. Ndagira ngo ubwire Imana ngo hari ibintu ugomba gukira uyu munsi, hari abantu ugomba gukira uyu munsi, hari amajwi ugomba gukira uyu munsi, hari amajambo ugomba gukira, imivumo yo mu miryango, ibigirwamana
ubwami bwawe buze buhembure, reka ubwami bwawe buze buhembure u Rwanda, ubwami bwawe buze buhembure itorero ryo muri Afurika. Hagurutsa abagabo, hagurutsa abagore, hagurutsa abasore, hagurutsa abakobwa buzuye mu mwuka wawe papa, hagurutsa abaramyi, hagurutsa abaramyi nyabo. Ijambo ryamaze igihe kiranye kandi kirasohoye, ubwo data yifuza abaramyi Imana mu kuri no mu mwuka. Uwiteka hembura itorero, hembura abaramyi, hembura abanyamasengesho. Turamagara umwuka w'amasengesho kubashumba, hamagara umwuka w'amasengesho kubavuga butumwa, hamagara umwuka w'amasengesho kubahanuzi. Umwuka wera garagara mu itorero, winukiza indwara, winubohora abarose, winubohora abaremerewe. Arakayaramesanderoboya reketeremoshikarimaya rendaramazamakoba bakayarubaba rikraboskaribaroboyagaya randarabashataraboya rekorebondeimoskarimagremaya ingrebosamiastakoyalimaya rakatorabasakaya. Uwiteka hembura u Rwanda, hembura abayobozi, hembura abaturage, hembura abasore, hembura abakobwa, hembura abagore, hembura abagabo, hembura Afurika, hembura Afurika, hembura Kongo, hembura Burundi, hembura Kenya, hembura Tanzania, hembura Nigeria. Amavuta y'Imana turayahamagaye, impano z'umwuka wera turazihamagaye, amaviziyo mu basore turayahamagaye, amayereko mu bakobwa turayahamagaye. Hanze gutoborwa amateka na Satani, hanze gutoborwa amateka n'ibigirwamana. Oya Yesu, tuduhaye u Rwanda. Ntabwo u Rwanda ari u Rwanda, ntabwo ari urw'Imana y'u Rwanda, ntabwo ari u Rwanda rwa Njangombe na Nyabindi. Ni u Rwanda rwa Kristo, ni u Rwanda rw'abami n'abatambyi, ni u Rwanda rwohereza abamisiyoneri bakajya kuvuga ubutumwa. Uburaya bukeneye Imana, Erope ikeneye Imana, Afurika ikeneye Imana. Hembura Aziya, hembura Amerika, hembura Australia, hembura Isiraheli. Abayuda bakumenye, bamenye kuri Kristo, bamenye kuri Mesiya, bagusobanukirwe. Hembura muri kino gihe. Haleluya. Hari ikintu kimwe numva tugiye gusengera, tugiye kwihanira Afurika muri rusange. Ndumva umwuka w'Imana ambwira ngo twihanire Afurika. Afurika ibihugu birenga 50 na ndagira ngo tuvuge ngo Mana, Afurika yibabara ibyaha byose yagendeyemo no kuvanga ubutumwa no kwibeshya ku butumwa, tukita ubutumwa kandi ubutumwa kandi atari bwo. Hembura Afurika uyishywe n'imbabazi zawe, hembura abashobozwe imbabazi zawe. Ndimo gusenga, ndimo kubona ukwezi kumurika cyane. Nkabona imirasire y'ukwezi iramurika ku matorero ari hirya no hino muri kino gihugu ndetse no hanze yacyo. Umwuka w'Imana akambwira ngo iki ni igihe cy'umucyo w'Imana, ikambwira ngo ije guhagurutsa abadidiyoni mu kubera yuko babandi bagiye babanza bagiye bananirwa, ba Samusoni baratsinzwe. Imana ikambwira ngo itoro ry'umunsi nitwe Didiyoni, nitwe tugomba guhembura. Ikambwira ngo nitwe ba Yefuta. Ikindi nkabona isoko y'amazi menshi adudubiza aturuka mu butaka. Imana ikambwira ngo mu butaka hakorerwa ibikorwa byo kubanga no guterekera, bagiye kwezwa haturuka iby'agaciro ngo bihereza umumaro igihugu. Amazaba agiye kujya aturuka ku butaka bw'u Rwanda, ugiye kujya ugendera hejuru y'ubutunzi, ugiye kujya ubona igishanga kiva nk'iby'agaciro. Imana ikambwira ngo u Rwanda rugiye kwihaza mu buryo budasanzwe, Abanyarwanda bagiye guhemburwa mu buryo budasanzwe. Imana ikambwira ngo itorero mugiye kongera guhabwa intebe yo kuyobora no gutwara ndetse no gutegeka. Ikintu umwuka w'Imana akambwira ngo Imana igaruye umwuka w'ubwenge ku bashumba ndetse n'abahanuzi b'Afurika. Ikambwira ngo iki umwuka w'abigisha benshi yagurukije abigisha muri Afurika bongera kuvuga ubutumwa bukiza imitima y'abantu. Ikambwira ngo ije kuvanaho urubanza ndetse n'ibitambo by'imyaka 500 byasinywe. Ikambwira ngo ije gusinya isezerano rishya icumbuye Afurika nk'aho
mbere. Mwuka wera turakwemereye, turatura ibyaha byacu, turatura ibyaha by'abatubanjirije, abiswe abakozi babo bagacumura bagasubira inyuma, ntibagendere mu gushira amanga ngo bahamye, bakagongwa n'isi, bakagongwa n'imbaraga za kera. Turihana ku bwabo abayoboye nabi. Uwiteka turasaba imbabazi bw'itorero, amaraso yamenetse, ibyaha byakozwe, tuduhagaze mu cyuho cy'isi yose. Manura imbabazi zawe, tembesha imbabazi zawe, tembesha imbabazi zawe. Ibyaha bitandukanye byagiye bikorwa birimo kwimura Imana, birimo kwimika ibigirwamana, byose mwami tubikuje amaraso yawe. Reka ubuntu bwawe buganze, reka ineza yawe iganze. Mwuka wera fata igihugu, fata itorero, fata abera bawe, uko wahembuye itorero ukubaka inkike mu gihe cy'Abanehemiya. Data uratubwira ko ariko uje kubaka inkike z'itorero rya muri Afurika, ariko uje gukomeza amarembo ya Afurika, ariko uje gukomeza abarinzi ba Afurika, ariko wagurukije abarinzi nk'abaho bakuci bagiye kuvuga ijambo ry'Imana, bagiye guhanura mu kuri. Wagurukije ba Ezira bagiye kwigisha amategeko y'ukuri. Mubishimirwe mwana. Dusabire umugisha igihugu cyacu cy'u Rwanda, dusabire umugisha ubuyobozi bwacu, kuva kuri perezida mwiza waduhaye kubagara kugera ku bayobozi bo hasi n'abaturage. Umugisha wawe uteye guturuka mu itorero. Wavuze ku bwenge bw'Imana buzigishwa isi biturutse mu itorero. Turagushima ko ugiye gutanga ubwenge no kumenya n'ubuhanga no gukiranuka. Ayo mashyi mwami ni ayawe, ayo mashyi ni ayawe. Mukomere Imana amashyi ku bw'imirimo yayo, mukomere Imana amashyi ku bw'imirimo yayo. Ayo mashyi nizo mpundu ni ibyawe, izo nanga zivuga ni izawe. Abo baragira turanga n'abawe. Akira amashimwe, akira amashimwe, habwa icyubahiro tukuzamuriye amaboko. Uruwera, 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 uzahora uganje wambaye icyubahiro ndetse no gukomera. Uri Imana y'ibihe byose, uri Imana y'ibihe byose. Abazadukurikiraho, abana bacu abuzukuru bivuye bazagukorera, imbyaro zacu zizagukorera. U Rwanda ntiruzasubira inyuma, ruzahora rukuramya. Itorero ryawe rizahora ku rufatiro ruhamya iby'ubwiza bwawe. Uhabwe icyubahiro Jehova uyu munsi n'ibihe byose. Amen.